azamutse mu ishuri Uganda bagira amashanwa 99 yanditswe y'umupira w'amaguru umwana ashobora kuba yacamo akazamuka ariko hano muri Kagame Cup hazakina abakinnyi bahoze bakina bananiwe umupira nabo bagaruka gukina muri Kagame Cup amarushanwa y'ibigo bya leta uzasanga abakinnyi baretse umupira hano muri championnat bagiyemo n'ahantu na hamwe umwana wo mu Rwanda afite yapfumurira kujya gukina umupira none umwana wo mukenewe nta namwe yakandagira ibibuga hano birakodeshwa uzasanga ababyeyi kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru mu gihe batakoze baje barishyira ibibuga hano abana babo bangana nk'abangaba bafite amayawurute bica aho ngabafasha amatelefone yabase bari kureba amatente abagakwiriye kuba bakina bazakina amavuye mu gihe kizaza bari hanze y'ikibuga abasaza badafite ejo hazaza bari kurwanya indwara no bari mu kibuga barimo barakina bivuze ngo kuba nta structure hari ya development y'umupira w'amaguru ihamye ni ikibazo gikomeye u Rwanda nkunda kubigarukaho u Rwanda ruri mu karere ka Sekafa ni kamwe mu duce dutandatu tugize CAF kuko buri CAF igira uturejiyo dutandatu Sekafa na gace ka Afrika y'umupira w'amaguru ariko murasirazuba no hagati noneho muri Afrika habamo uduce dutandatu hari mu majyaruguru mu Barabu hari iburengerazuba bagira tubiri no mu majyepfo Kosafa no hagati Nafu utwo duce dutandatu muri utwo duce dutandatu Sekafa niko gace kagaswa mu mupira w'amaguru niko gace kataza umupira kubera iki niko gace katarimo ikipe nimwe irakina igikombe cy'isi muri Sekafa nta kipe nimwe y'igihugu irakarifiya mu gikombe cy'isi ugiye kora n'ibikombe bya Afrika dufite igikombe cya Sudani n'icya Ethiopia kera irushanwa rya kane rigikina n'amakipe 4 3 bakibitangiza nibwo batwaye igikombe cya Afrika noneho muri utwo duce n'abakinnyi barindwi bava muri zino championnat zacu zo muri Sekafa bakazajya gukina muri championnat 5 zikomeye ku mugabane burayi n'abakinnyi barindwi bibayeho muri iki gihe cya 21 kuva mu mwaka wa 2000 kugeza muri 2025 hashize imyaka 25 ubwo n'abavandimwe babiri McDonald Mariga ndetse na Vincent Enyama ni Saideo Ntibazonkiza hari Bwana Ali Samantha wo munyatanzania akaba umunyakenya Okumu nibare Okumu na Orunga n'abakinnyi barindwi bemu na Yusufu Nyange ni barindwi bakinye muri championnat muri Sekafa bakazajya no gukina muri championnat 5 zikomeye ku mugabane burayi none reka tugaruke muri ako karere ka Sekafa twita ko karabaswa u Rwanda nirwo rukurikiza fundamentals nkeya z'umupira u Rwanda ntago dutegura abana nta marushanwa y'abana hari u Rwanda nta centre technique yo ku rwego rw'igihugu dufite ibugande barayigira i Burundi barayigira Kenya barayigira n'andi hose barayigira u Rwanda nta majiniyo rakina mu buryo buhoraho ibyo ntitubigira u Rwanda amarushanwa y'abatoya rimwe na rimwe turyayo ubundi ngabana bari kwishura gasanga U17 U15 yarakinnye ijya muri Eritrea U17 ngo ntabwo nta mikoro hari ngo U17 ngabana bari mu bizami ukagira ngo nyine ngahandi ho nibiga icyo kintu cyo kuba muri Ferwafa nta murongo uhamye wo gutegura abana nicyo gituma nyine tujya iyo udafite ibintu ujya kubigura iyo utahinze ujya kugura ariko warahinze ujya mu murima nyine ukajya gusarura ntabwo ari uko abanyarwanda badafite imana kuko ba Savio na ba Zidane na ba Jaberi na ba Emery Bayisenge n'abandi n'abana b'abanyarwanda igihe kimwe bakurikije structure bagashakisha abana bisonga twakoze kipe yadutwaye igihe kinini memamya ko na apeli na ya politiki y'abanyarwanda yakoze nuko yari ifite abana bavuye mu isonga n'abana ya academy ya apeli yabayeho na academy ya seke murabyibuka ariko nyuma y'imyaka ingahe twabaye bizengarame igihe abajinero bakinaga hazamutse Migi hazamutse ba Peke yake hazamutse ba Jamari hazamutse abana benshi icyo kintu cyo kuba twarabiretse nyine tugahagarara ngo tukaba tugiye gutanga amafaranga menshi ku isoko nicyo cyatumye nyine ubona ko nta bana bahari ariko mu byukuri barahari ahubwo badahabwa amahirwe batabonaho abanyuza impano yabo kuko nta bibuga biri mu mirenge nta bibuga biri ku mashuri nta bibuga biri ku nsengero abana ntibakiragira ngo bajye kuragira ngo bakire kwa kundi bakinaga iwabo baragiye nta hantu na hamwe umwana yakinira kuri ubutaka reka ngoye nk'urugero Kacyiru ngiye niyo Kacyiru nta namwe hari ikibuga cy'umupira w'amaguru wambwira ngo kuri Croix Rouge na Itexirwa barayifunze ni mu gishanga Croix Rouge nukwishyura uvuze ngo muri Kacyiru yose guhera ku gishushu gakatu kazenguruka hose Nyarutarama yose nta namwe ari ikibuga cy'umupira umwana wa Kacyiru azakina umupira ukwe ni ikibazo gikomeye all right straight to the point ntabwo n'umuntu nshaka kubigutinzamo equipe ya Rayon Sport iri kwiyubaka equipe ya APR iri kwiyubaka bari gukorera Kritoma nabo barasana banganye n'ikintu gikomeye navuga ngo cyabaye umutwaro munini cyangwa se umusozi munini wo kuzamuka APR irarwana no kuba nziza muri Champions League ngigere mu matsinda mu gihe Rayon Sport ari kuvuga ngo iyi myaka yose ishize tutagaruka muri Confederation Cup twabuze iki ese ntabwo twakongera tukabikora Sami uyu mwaka bombe bafite amahirwe yo kongera gutangira A0 urabona bameze neza babikoze byaba ari amahirwe bombi uwajya mu matsinda wese yaba ari amahirwe kuko buriya muri tombora match ebyiri ushaka gutombora equipe ititeguye nkawe ukaba wayirusha ukayitsina kuko umupira w'amaguru w'aba factor chance ntiyabura kuko 2006 Arsenal yakiye na Real Madrid imwe ya Zidane na Ronaldo n'abandi Arsenal itsinda kimwe kuvuza Bernabeu ariko Haibari Real yakiniye ku izamu kugeza umukino urangiye
ntiyayikuramo. Bibaho ko mu mupira w'amaguru ushobora gukina neza ntutsinde, ugatera amashoti ukagira ibiki byose bikarangira udatsinze. Bibaho. Na Reyo cyangwa APR kujya mu matsinda byaba bibatunguye. Uwabikora wese yaba yagize factor chance, kubera nta kintu na kimwe kigaragaza ko bakwiriye kujya mu matsinda. Reka mbere nakora APR mu myaka si imyaka nk'itatu ishize, reka dufate ku myaka 3 niyo yoroshye. Mu myaka 3 ishize APR igize abatoza batatu batandukanye. Reba igihe cya Thierry Foroge atwaye igikombe cya shampiyona adatsinzwe, baramusezerera. Haje Darikonovic byaye muri Raikiri ko yagitwara nawe aragiye. Haje undi mutoza mushyashya kugira ngo bone ko APR bayibeshye kuri projet, nuko irekura Ombolenga umwaka utaha ntiyizera umwana yazamuye gahita yongera kajya kugura Ombolenga. Kandi no mu byukuri usibye ko yenda APR mugaru ya Ombolenga n'abariyo ntibari bamwishimiye, kuko abariyo bumvaga bafite gahunda yo gukomeza kumuhemba adakina, bivuze ngo nawe nibishimye. APR ihinduye umunyezamu no mwaka izahindura umunyezamu ko byagenda kose, kuko Pavel Nzira ntahari, ushize mu matsinda yari ahari, imini bahatana amatsinda yari ahari, bivuze ngo izahindura n'umukinnyi wo kuri kabiri. Shiribiro wakinaga byanga yakunda Ombolenga azakina kuri gatatu, yenda Claude azaba ahari muri defense, Clement atagenda azaba ahari, defense ndizaba ihari. Reba muri attaque n'iki yose ntabwo ari ijambo rimwe, barimo barahindagura cyane. Staff yahindutse, ubuyobozi bwarahindutse, n'abakinnyi barimo barahinduka. Iyo ujya kujya mu matsinda rero amakipe yose yakoze mu matsinda ari ubwa mbere. Reka mfatire ku rugero rwa Reyo buriya abantu benshi ko tuba twegeranye nawe dukunda gutanga ingero ngo Vipers, ngo KCCA, Ngonde, tugatanga ingero z'ahandi bakora neza kuturusha. Reka dufate ku ngero rwa hano mu Rwanda. Reyo nibyo ntabwo yatomboye equipe zikomeye ijya mu matsinda, ariko musubira inyuma murebereyo guhera 2014 yari mikomanga amatsinda. Muribuka match ya 2014 irimo Cedric Amisi batsinze Leopard Dorizi ibitego biri mu gice cya mbere, abaherwe bare batangiye guhaguruka bitanga bavuga ngo nitujya mu matsinda ngo nzaba miliyoni 10 ngo nzaba zingahe. Leopard kabishyura baranganyije ubusa kubusa muri Congo Brazzaville, bakanganya 2 ku mahoro. Rega sesererwa rigiye kujya mu matsinda. Match yakurikiye muribuka Rayon Sport ikuramo za 11 createur iziteye forfait igakurwamo na za Rivers. Sezo yakurikiyeho muribuka Rayon Sport 2015 tsinda APR ibitego 4 ikoresha abana b'Abanyarwanda. Mwizamu Bakame, Manzi Thierry na Munezero Fisto, Tubane James, Mangwende Manishimwe Manuel, hagati mu kibuga harimo ba Jaber, harimo ba Master, harimo ba Piero b'Abarundi barimo mu mazigiye kinini. Reba igihe Piero asimbure Cedric, kuko Cedric yavuye mu Rwanda 2015 niba nibuka neza, ahari kugera 2018 ahari. Ikintu cya mbere gishobora gufata umujya mu matsinda ni kimwe: wubaka ikipe ikomeye lokali ikabanza ikamenyerana hagati yayo. Ntushobora kujya ku matsinda uhindura ikipe buri mwaka, ko buriya ntuza niwe wabwiye Mayere niwe wabwiye Rigani ngo ekipe ya APR ni nziza inazamuye n'urwego ugereranije niyo twakiye nayo. Iyo twatsinze ibitego 6 niyo dutsinze ibitego 3 biratandukanye. Ariko ubwo icyo bazakora ntibasenye, ahubwo bagire neza, bagire nziza aho babona batameze neza. None asubira n'inyuma n'iyi piramide itwaye igikombe. Piramide yaguze abakinnyi 5 bari muri Zamalek yatsindiwe kuri finali ya Champions League na 16, bari kuri finali ejo bundi bahura na Mamelodi hashize imyaka 9 bongeye bahura nayo finali. Urumva abakinnyi bafite bamaranye igihe kinini. Ariko ikintu kimwe hano mu Rwanda dukora, tugura abakinnyi batari beza tukabakabiriza tukabagira beza, kuko nta munya-Nigeria mwiza waza hano. Munya-Nigeria mwiza ajya i Burayi, uwa kabiri ajya mu Barabu, abandi bajya muri shampiyona zo hasi mu byiciro za Norvege n'ahandi, abandi bakagurwa n'amakipe y'Abarabu, abandi bakagurwa no muri Tanzania. Uwabonye make uko dutanga make undi akaza hano mu Rwanda. Ekipe kugira ijye mu matsinda, Rayon Sport niyo nari nkigarukaho, yabitangiye 2014. Manuza Batista bazanira ba Savio, yabazaniye ba Sefu nabande bose bamarana imyaka nk'itanu bari kumwe, ku buryo hahindukaga Cedric akagenda bakamusimbuza Pierre, ukabona bongeyemo Shassir bakongeramo amazina make, ariko ikipe bayifite equipe de base yabatwaye, yabahaye ibikombe 2 yabahaye igikombe cy'amahoro ba champion 2 ibajyana no mu matsinda. Ne equipe yabahaye umusaruro kugira ngo bake equipe rero izarivariza, kuko igihugu cyacu ntabwo ari igihugu gikomeye mu mupira. Kuba tudategura abana bimwe twahereyeho, kuba tudafite champion ikomeye, twese champion yacu turayizi ko resultat ziganirwaho, tukaba tubizi hano ukicara ukavuga ngo wowe Sirifu ukavuga ngo ndabizi umuhazi igihe ucyana APR nukwibaza ngo nibingaye, kandi ukaba ubizi ko biri bubi, cyangwa wenda rege ucyana no ukabizi resultat. Iyo champion itari nzita kugira mwiza biragusaba kutegura equipe imaranye igihe, ahubwo ukayongera ubwiza, ntabwo usenya buri mwaka, kuko iyo usangwe nta projet nimwe mu mupira w'amaguru imana umwaka umwe. Projet z'umupira w'amaguru bigira ngo ku myaka 3 kuzamura, bivuze ngo kuri iyi projet y'amakipe hano mu Rwanda. Reka ngoye nk'urugero, Reyo itakaje Muhire Kevin, iri tayari ku isoko kubona Muhire Kevin wundi.
Rayon Sport nta munyezamu ifite turabizi izagura umunyezamu reka turabyanirana hamwe kugira ngo abantu babyumve neza ni ukuvuga ngo muri 11 ba Rayon Sport bakinye seze ishize iki gihugu yo mu cyiciro cya kabiri cyangwa idakomeye ko ni knockout ukabuyikuyemo ariko uburyo amakipe hano mu Rwanda yubaka biragoye ko azakina amatsinda mu gihe cya vuba. Ego Sami wenda abantu bashaka kuza kutabyumva neza bakavuga bati nyamara wenda wabona banabikoze nkuko bivuga ko factor chance iremewe yaba ari factor chance bibaye na ligue muri rusange ubu tuvugana Kiyovu Sport reba ukuntu bimeze ubu tuvugana ibya Kigali reba uko bimeze ubu tuvugana dewe twagenda tukazibara zose donc uretse kubona ko wenda APR muri movement nzima wenda kuko nari kwitegura ibisoro mpuzamahanga ariko wenda izo zagara za Gasogi na amakipe nyine nari stable aratuje naga ari kuvugwa ariko ukareba niyo polisi nayo yarabo yarekuye hari nabiri kuzana Sami ubundi ubona bo bitegura gute kweri na ligue yo mu Rwanda nta kintu ndabona irakora kuva yaza nta kintu na kimwe sije gupanga imikino wenda neza ariko nta kintu gifatika ndabona irakora ku mupira Ferwa afite akoraga irasabwa ikirere ikintu cya mbere ligue ikwiriye gukora ni tugabanyirizo iki kintu cyitwa abanyamahanga bari kwica ligue kandi nta kintu bari kuyinjiriza umunyamahanga uri kuza nese Muhazi United ntiyamanutse ifite abanyamahanga 15 cyane yamanukanye abanyamahanga 15 nujya no kura no mu yandi ikipe yamanutse ni Vision yari ifite abanyamahanga benshi nayo yari bafite bari muri nk'umunani cyangwa barindwi bari aho ngaho bivuze ngo ikintu kimwe iyo ujya gutegura ligue nta ligue nimwe nzitagira amategeko ligue niba ugiye gutegura ligue shyiraho amategeko hari ikintu kimwe nkunda kuvuga iyo uvuze ngo se kamakipe atagira amajine ko nta mashampiyona y'abana hari ngo nta mafaranga hari ligue ni tori itegeko ivuga iti buri kipe yose izana umunyamahanga hano mu Rwanda izajya imwishyura $2,000 by'amadolari kuri seso kugira ngo ibone lisanse ye ni $2,000 by'amadolari tubare ko ama equipe mu Rwanda azanye abanyamahanga 50 ibyo ni $100 by'amadolari ni $150 z'amafaranga y'u Rwanda buri kipe iri mu cyiciro cya mbere n'amakipe 16 bayihe $9 zo gutegura abana gusa bazibwira ati buri kipe yose zafite junior z'abato babujuje imyaka bakine nkuko ba Jamari bakinaga mbere za match za 2005 na 2004 junior zabanzaga mu kibuga amandi makipe akajyamo abana bakina pani ibingi byo kubeshya Rayon Sport itsindwa ibitego 7 itsindwa bingahe ukabeshya ngo urakomeye uri aho ngaho nk'ubu ngubu izisa kera za 2004 2005 twara abana ariko twabaga tuzi ko muri za la jeunesse ari mu mwana witwa Migi muri Kiyovu harimo abana bari kuzamuka muri Rayon harimo ma Jamari abo bana mubazi bategura abana aba banyamahanga nyuma y'imyaka 3 nyuma y'imyaka 4 ntago bazaba bakibakenera bazaba bakoza abakinnyi ahubwo bagiye kugura abana aho bari reka dufate nk'urugero nk'u Rwanda rufite ikibazo cy'abanyezamu igihugu cyose gifite abanyezamu ariko ntibashobora gufata nuza icyo navuga ngo ni nk'ingamba zo gutuma abanyezamu bagaruka mu Misiri nk'ubu bafite iteko rimaze imyaka irenga 9 nta kipe nimwe yemere gukinisha umunyezamu w'umunyamahanga niyo mpamvu uzasanga igihe cyose Misiri ifite Herishena ukomeye uri muri Arahiri ifite akana kamusimbura kitwa Shobeya kari muri Arahiri nako ifite uriya Ahmed Shenawi Mohamed Shenawi wo muri Pyramid ugasanga abanyezamu bayo bose barakomeye kuko byibura umwanya bawu privilegingiye abanyarwanda dufite ikibazo cy'abanyezamu abanyamahanga urasanga ikipe ifite umunyezamu ubanza mu munyamahanga umusimbura w'umunyamahanga stili gakomeza ikavuga ngo nta munyezamu dufite buri gihe cyose kajya ku isoko ry'umunyamahanga ligue nishyiraho amategeko ateza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda ivuga ati kugira ngo ligue yacu ikomere niye kugira batakomeza kwinjiza abanyamahanga badafatika reka tuzana abanyamahanga bakomeye nabaye ntabwo uzishyura umuntu $2,000 by'amadolari uzi ko agiye kujya kuri bench bivuze ngo nibafata ayo mafaranga bayashyire mu bana izi kipe ziri gukina ligue zigomba kuba zifite club license kuba ufite amakipe y'abato y'abana kandi akomeye kandi akina pana kuvuga ngo urani bajya kumva ngo Gasogi ngo na Bugesera ngo nizo zihuriye kuri finali ngo y'abatoya ngo Musanze ngo niba ari n'amahembe niba ari ngo nizo zihuriye ngo kuri finali ya U17 bigenda biteka amakipe y'abato ari amakipe adasanzwe akaze muri championnat ari yakomera aya makipe makuru afokasinga mu kugura abanyamahanga nabo badafite icyo bamariye championnat Rayon Sport aba bench 80% na abanyamahanga memu n'andi hose no muri APR dufite abanuza ababencheri badakina nese batarikira mute barakinnye umwaka ushize nese nuza Mbawoma yarakinaga abanyamahanga bamaze iminsi bazenguruka muri APR batanzwe amafaranga batakinaga reka ari ikintu kimwe abanyarwanda batajya bareba dufate nk'urugero uzanye umukinnyi witwa wenda wa munyanijera wagiye ninde w'umuwinga Chidiebere niba Chidiebere umuguze $70,000 by'amadolari uzamuhemba $3,000 by'amadolari mu mezi 10 ni $30,000 nukuba nuwongeho na 70 wamuhaye ni miliyoni $100 by'amadolari arayahembwe urumva uhisuma 70 bivuze ngo 70% bya kontara azagukinira ayashyize
Mu mufuka usigaje 30 umuhemye amezi 3 ubonye nta kirimo uhita umubwira ngo reka dusinyura amasezerano ngo ko yarasiye kuri kontara ngo ibihumbi 30 bindi umvira wamaye 70 umuhaye 100 kontara arayijyanye nta kintu agukiniye we yabonye amafaranga iwabo nta wayamuha ugakomeza usana abanyamahanga ku mafaranga menshi nyamara nta kintu baguhaye nyamara ufashe mu mafaranga 100 by'amadolari ukayashyira mu bana batoya nyuma y'imyaka 3 waba ubonyemo abakinnyi bazagukina bagukunze kwako wabigisha wabishyuriye ishuri unabigisha n'umupira ikindi batazivumbura uraga gahenge tenseri igize uno mwaka nuko yakinishaga abana b'irubavu kuko umwana w'irubavu arabizi ko urumva niba Sajati azakugura ati tibagushikura uzajya Kigali bakwicaza uzagaruka n'ubundi ukindire hano Sajati yagiye muri Real hazi yarongera asubirayo wamubeshe sikisa azabwira n'abana ati mukine hano dukinire tenseri yacu tugume hano niyidukunda ikintu kimwe ugiye ntuzagiranye ibibazo ubundi umuntu wa mbere wabizanye no muntu bita Katumbi yabaye hatanga amafaranga va kuri zingizi zano mu Rwanda zitanga 10,000 Katumbi Mazembe yatwaraga igikombe akabaha amavewi itari bwo bigezweho amavewi itindi biki byose atanga amafaranga igihe agiranye ibibazo na Kongo abakiyi banze kumukinira banze kujya bamukinira avuga ati abihe byose byiza twabanyemo mbaha amafaranga sinigeze mbambura nimushobora kunkinira nibwo yahita atangira gukora academy akora academy y'umupira niyo yavuyemo ba Jackson Mureka niyo yavuyemo ba Ben Marango niyo yazamutsemo ba Elia Meshake n'abandi bikinyi batandukanye nta kipe nimwe ishobora gukomera muri 11 babanza gusa no muri equipe ya mbere gusa idafite academy ikomeye reba Man City mu gihe imaze abana bose barimo barakina nka Chelsea ifite abana benshi wa Man City ifite uyu Derapo yabaye muri Man City y'abana Korepamo yabaye muri Man City ba Romeo Lavia igiye kugira ngo ikipe yitwa kikomeye ikomera muri aspect zose cyane cy'ingenzi abana kuzamura abana bawe yego Sami tugana ku musozo ku kiganiro kiza tugiranye byasabite ufashe Jibril Watara ukamuha ibihumbi 100 by'idolari akaza gukina muri APR ugafata Ruboneka Bosco na Nije na Kirema ukamuha ibihumbi 100 nawe agiye gukina muri APR byasa gute byaba ari byiza icyambere urundi abakinnyi iyo abakinnyi bari mu kibuga baba bambaye jezi zimwe abanyamahanga ntago bagira jezi bambara n'abanyarwanda ngo bagire jezi bambara ikintu cyambere buriya hari umukinnyi uba ufite indangamuntu y'igihugu akiniramo ariko bitewe n'ibyo atanga mu kibuga ari umwe international reka ngo nk'urugero Frank Lampard akina muri Chelsea ntago yabarwaga ngo ni umwongereza yari ku rwego international kuko Frank Lampard yakina muri Chelsea yari kuri level gukina muri Real kuri level gukina muri za Barcelona yose bivuze ngo umukinnyi uderivaringa 100% wimufata nk'umunyarwanda reba umusaruro kuko abanyamahanga ntibambara jezi zabo ngo nabene igihugu bambare jezi zabo umukinnyi ikintu cyambere kimuha agaciro mu ikipe si drapo sahavuka ibyo atanga mu kibuga umusaruro kimenyesha ko nje hari n'abajana bamwe twaje tuganira hano bakavuga bati niba Ruboneka cyangwa se Clement ashobora gukina imikino hafi 40-30 atava mu kibuga ari umuntu ufite consistency ihoraho nyamara wenda ugasanga ari nk'umunyamahanga waje agashaka ko nko muri 30 yarakinye nko muri 6 cyangwa 7 kimenyesha ko nyine Ruboneka cyangwa se Clement cyangwa Inusu ya derivarinze cyane kurusha umunyamahanga byasabite nyine nabo iyo improvement y'amafaranga yabo yiyongereye nawe ubwo ndumva ushaka kubura umwe niba numvishe neza wemeza ko ayo mafaranga bayabongerera reka ngo urugero wenda tutatanga urugero ku ma equipe azwi Real Madrid urundi mbere na mbere yo gutanga amafaranga uribaza ngo umukinnyi watanga nk'ibyo Clement yampaga namugura ngaye ku isoko iyo ubonye ayo wamugura kuki utayaha Clement ntabwo yagakwiriye kuba aziri drapo kuko